rero hari abantu babiri bose bahembwa 2,400 babonye akazi ahantu hamwe, bose bagiye kudepoza bateze bagenda batega tagisi. Umwe aravuga ati ngiye nkuko nateze tagisi nkabasha kugera ku kazi nkandika nka depoza bwa makazi, ngiye gukoresha ubushobozi bwanjye mfite mbashe gukora icyo ngomba gukora, mbashe kuvuga ati wenda narindi mu bukode bw'amafaranga 50,000, ntangira mvuga ati wenda nimba bampembye reka nkomeze nishyinze 50,000 nkomeze nijye nkuko naryaga, noneho amafaranga nyarunde nihashira nk'umwaka ndagura ikibanza. Undi wahise atekereza aravuga ngo ngiye nubwo najya kudepoza nkagenda n'amaguru noneho ngatega tagisi, ariko ngomba kugerageza nkabyaza umusaruro amahirwe ngize yo kuba mbonye akazi, ahubwo ngiye guhita ngenda mbwire banke ihite ingurira imodoka njya ku kazi nemeje nk'umuntu uhembwa 2,400, ngende ngura agashati keza, ngure karuvate, ngure ipantaro igize, ngure ipasi y'umuriro ntabwo najyaga nteresha y'amakara cyangwa se sinanaterega, ahasigaye abantu ngenda mbemeza. Mu myaka 5 wowe uzaba uri kurwana n'imodoka uyishyura, mu gihe undi mu myaka 5 azaba ari kurwana no kubaka inzu ye. Mu yandi magambo imyaka 5 zarangiza kwishyura ya modoka ufite iri no gusaza ubyibuke. Ntabwo uzazana imodoka ngo ujye yitwara ngo nuhura n'indi modoka ikakugonga ntabwo uzabura kuyigonga. Ntabwo uzagura imodoka wibwire ko nuza kuva hano ukajya hariya wibwire ko PS zayo zitari kwikaraga kandi ziri gusaza. Undi mu myaka 5 araba yujije inzu, indi mu myaka 5 wowe uba umaze kwishyura imodoka, wibuke n'imodoka umaze kwishyura irashaje kuko bayiguhaye ikiri nzima bitari yaba ni yawe. Wenda n'urugero ndi kuvuga ku bantu bashoboye kuyishyura, umwe ashoboye kugura cya kibanza eje agura ibati, eje agura wenda ibikoresho byo kubaka, mu myaka 5 arangije kubaka inzu, avuye mu bukode arimo agiye mu bundi. We mu myaka 5 urangije uri kurwana no kuvuga ngo ndi kwishyura credit, ndimo ndishyura credit nafashe y'abandi. None se uwo muntu ko mu bigaragara agiye kuba umukire ko yimukiye mu nzu ye yubatse mu buryo bwo kwigomwa ibintu cyangwa se akaba mu buzima burimo akemera akarya nabe, ntagende ngo gore sale domanje nk'izabandi baguze, ngashyireho ya mireti ya buri gitondo, ashyireho ya migati, ashyireho ya magi, ashyireho cya cyayi cya buri munsi, mu gitondo ateka gatogo karimo n'inyama. Ibyo byose yarabyirengagije. We arabanza haranira no kuvuga ati umushahara mbonye reka ngo byaze umusaruro, ejo nubwo akazi kanjye kazahagarara hari ikintu nakuyemo. Wenda mvuga ati nakuyemo ikibanza nubaka mwinzu, biragaragara. Mu myaka 5 we yimukiye mu nzu yavuye mu bukode, mu myaka 5 wowe uri kurwana no kwishyura yanze 2,200 ukarwana no kwishyura ya credit. Mu by'ukuri uwo muntu nakire azaba yaribye amafaranga cyangwa azaba yaratekereje neza. Muraho neza, nizere ko mumeze neza, bari mu Rwanda, bari mu isi ya kabiri, turavuga aba diaspora, abumva abanyarwanda, baba Abarundi, baba Abakongomani, twizere ko mumeze neza. Ngira ngo rero nkuko mubizi nge nitwa Nyamuneka Daniel, ariko hari n'abanyita Lionel cyangwa se professor bitewe n'abanzi mu mafilime atandukanye nagiye nkora. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'ubuzima cyangwa se no kuba umuntu ari muzima, ubuzima dufite wenda turebere hamwe se ni impano, ese ubuzima umuntu afite ni ikintu umuntu ahabwa ariko akaba ashobora kugisigasira, ni impano se umuntu ahabwa ashobora gufata uko ashaka akagenda akayimanika hariya yo akajya yireba gusa nyina akishima nk'uko umuntu yaguha akadoro naho ukagenda ukamanika mu nzu, cyangwa se ni ibintu umuntu agomba kubanza guharanira, ni ibintu mbega umuntu agomba gufata nk'aho ari ikintu cy'agaciro yego yahawe, kuko twese tujya kuvuka ifene nubwo ba data n'aba mama wenda nabo babigiramo uruhari, ariko nabo ntabwo baba bazi ko ari wowe uzavuka, ntabwo baba bazi ko ari umuhungu uzavuka, ntabwo baba bazi ko ari umukobwa uzavuka. Bo bakora ibyo bagomba gukora, Imana nyine ikabihera umwana, yaza ari muzima, yaza se wenda abana n'ubumuga, yaza yumva se, yaza atumva, yaza abona, yaza atabona, ibyo byose birashoboka. Kandi ngira ngo ibyo ndi kuvuga ntabwo ari amateka, ngira ngo murabizi ko hari umuntu uvuka akavuka wenda n'urugero abana n'ubumuga runaka, wenda se adafite amaguru, akaguru usigaye ahengamye cyangwa se yarahushye, ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, ingero zirahari. Hakaba n'uwavuka afite ibintu byose, amaso, amatwi, yumva amaguru n'amaboko. Hakaba n'uwavuka wenda amatwi atumva neza cyangwa se atabona, nabyo birashoboka, cyangwa se afite ubundi bumuga runaka. Rero urumva kubera ko ibyo bintu byose bishoboka, ntabwo ngende buze kujya ku bintu cyane byo kuvuga ngo umuntu ni gute yavutse abana n'ubumuga cyangwa se ku undi yavutse ari muzima. Byose hari coordinator wabyo cyangwa se umuntu ubigenga, umenya ngo uyu muntu ngiye kumujyana ngurya, kandi nawe ugenda ubona ko buri muntu wese agira afite ikintu ashoboye. Ngira ngo dufite ingero z'abantu benshi umuntu ashobora kuba atabona
ariko akaririmba nk'undi muntu uri nomo kandi nawe agakundwa, akagira emosiyo, akandika indirimbo, agacuranga even ngira ngo murabazi bandikira n'abandi bantu indirimbo. Hakaba n'uwavuka adafite amaguru ariko agakora kandi agakora n'abantu bazima cyangwa se nawe akagira umumaro. Hakaba n'uwavuka ubifite byose nawe akagira umumaro. Hakaba n'uwavuka ubifite byose ntagire umumaro. Hakaba n'uwavuka utabifite nawe ugasanga ubuzima bwaramucanze nyine, sanga nubwo wavuga ko nta ariko buri kintu cyose cyabayeho ntago cyatunguye Imana, cyagiye kibaho ku mugambi. Ariko ndibaza noneho rero even waba wenda ubana n'ubumuga runaka, waba uri muzima, waba se ubyibushye cyangwa se unanutse, waba uri inzobe, utuye mu majyaruguru cyangwa se mu majyepfo y'igihugu, utuye ku isi cyangwa se mu burengerazuba, waragira ubuntu bwo gusohoka ukajya muri Amerika cyangwa se mu kindi gihugu runaka cyangwa se muri icyo gihugu cyawe urimo, ubuzima dufite ni impano. Ese ubuzima dufite ni ikintu twakabaye dusigasira, tukagiha umwanya, tukacyitaho, hakazamo yaba kugirira umubiri wawe isuku, yaba kwita ku buzima bwawe, yaba se gutekereza ejo hazaza hawe mu buryo uzabaho. Impamvu mvuga iki kintu cyangwa se impamvu ntekereza ngiye kwibaza iki kintu, wenda n'abantu badukurikiranye muraza kuduha wenda comment ko mubyumva, nuko uko mbona ubuzima abantu twebwe tubutwara ntabwo ariko babugombye kuba buri. Birashoboka cyane wenda nimvuga ngo ese ubuzima ni impano, ese ubuzima ni ikintu umuntu yakabaye asigasira akacyitaho kikagira ibigenerwa. Dufite confusion y'ibintu bingahe, cyane cyane bibiri: ubuzima turimo muri iyi si n'ubuzima tuzagira nyuma y'iyi si. Twebwe rero abantu kubera ko byose turi kubikorera hano, nibyo koko umuntu azajya mu ijuru bitewe n'imirimo yakoze. Umuntu azagira ubuzima bwiza nyuma y'ubu buzima bitewe n'ukuntu yitwaye. Umuntu agira ubuzima bwiza nyuma y'ubu buzima bitewe na rangaje n'umutima yari afite n'impuhwe yagize n'ibikorwa yakoze. Turabizi nibyo, ariko se nabwo duhita dufata ubuzima bwa nyuma y'ubu buzima tuzajyamo abe aribwo duha priority cyane, cyangwa se nitubona ikintu cyaducanze, nitujya kubona umuntu akoze ikintu tuvuge ngo wenda ngo Imana ngo izamuhemba ngo nuko atakoreye Imana ngo ni umunyabyaha. Ngira ngo akenshi iyo turi kwiga, ngira ngo Bibiliya aba yemera nk'uko nanjye nyemera, ngenda yemera Bibiliya ubundi ivuga ko Yesu mu kwigisha yigishirizaga mu migani. Birashoboka cyane ko ashobora kuvuga amazi ariko atari cyo ashaka kuvuga. Rero hari ahantu usanga nk'ijambo rivuga ngo nta hantu ngo nabonye umukiranutsi cyangwa se umuntu usenga, umuntu wubaha Imana aseba. None se haseba abanyabyaha gusa? Ese ari umukiranutsi ari n'umunyabyaha, ufite priority ninde? Uri guha akazi kenshi Imana ninde? Uri gutuma Imana ikora cyane ninde? Wowe uri umukiranutsi uri aho ngaho, Imana yagushize iravuga ati uyu ni umuntu wanjye. We reka dufate urugero, wenda uragiye nk'inka cyangwa se nk'intama cyangwa se ufite ikintu runaka uragiye, hari icyitonda nyine kiri mu mwanya wacyo, hari n'ikiri gutesha umutwe kijya ahandi. Ese igiha akazi kenshi Imana ni igiki? Ese umunyabyaha n'umukiranutsi uha akazi kenshi cyane Imana ninde? Ese wenda nimba Imana Bibiliya nk'uko bivuga ikavuga ngo yaremye umuntu, imaze kumurema imuhereza ibintu byose ngo abiyobore, irangije aramubwira ati ngiye guha deliberation, ngiye kukwereka inzira, hari inzira nziza, hari inzira mbi, kora icyo ushaka. Tuvuga ko Imana yabaye terereye igaha umuntu priority yose ishoboka, ku buryo ashobora gukora ikintu Imana ntimukebure, ku buryo mu bintu byose umuntu akora nta controversy Imana igira, nta ruhari Imana ibifitemo, ku buryo avuga ati wenda nimba umuntu yafashe inzira akajya gukora ikintu runaka, Imana iramushyigikiye. Wenda tuvuge ngo kuba ko yamuhaye uburenganzira ikamubwira ati hitamo icyiza n'ikibi, umuntu akaba ashobora kuba yagira nabi, Imana ikamureka agakorana neza, Imana ikamureka. Tuvuga ko Imana ikimara kurema umuntu ikamuha izo nshingano yahise imurekura. Ntabwo ndibuze kubyemera muri ubwo buryo, ariko nabwo ntabwo bivuze ngo tugendere ku byanditse muri Bibiliya twebwe tubisobanura uko bitari. Ubundi na Bibiliya ivuga ko nta kintu ushobora kongeraho cyangwa se ugabanye ku ijambo ry'Imana, ariko wenda twebwe turabikora mu buryo kugira ngo dusobanurire wenda abo turi kwigisha. Tubare nimba ndi pasiteri ndahangaha, bishoboka cyane ko nshobora gusoma ijambo ry'Imana ngatanga n'urugero, ariko nkaza gutanga urugero rudahuye. Nimba nsomye ngo nta hantu ngo umukiranutsi ngashobora ngashobora kwandagara, ngashobora kugira ikibazo runaka, ntabwo bivuze ko abafite ibibazo ariko atari abakiranutsi. Nituza gusubira inyuma ho gato nk'aho natangiriye, nimba umuntu ashobora kuvuka ari muzima, afite amaso, amatwi, amaboko byose n'amaguru bikora, nta kibazo afite, undi akaba yavuka atabifite, ntabwo bivuze ko uwo muntu yacumuriye mu nda, ntabwo bivuze ko uwo muntu Imana yabonye ko ababyeyi be bacumuye akaba ari wihana.
ahubwo Imana niyo izi uburyo yagiye kumushyira muri ubu buzima, izi n'impamvu yabikoze, izi n'icyo azakemura, izi n'icyo aje gukora. Sinzi wenda nimba ukana mukumva. Kandi ngira ngo njya nkunda kubivuga cyane, akenshi impamvu muri ubu buzima tubugira intambara, cyangwa se impamvu umuntu yakabaye agira role yakora ntabashe kuyikora cyangwa se ntabashe kuyigeraho, nuko akenshi natwe ubwacu hari igihe tumuzitira, ugasanga nta burenganzira ahabwa, ugasanga ntabwo ahabwa agaciro mu bantu, ugasanga ni umuntu utagize, mbega mu yandi magambo tukamwica mu bwonko akaba atabasha kugira. Birashoboka cyane ko wenda mu myaka yashize, ngira ngo abenshi murabizi, hari uburyo wenda abantu babana n'ubumuga runaka batahabwaga agaciro. Wasangaga ari abantu bashobora kuva mu rugo bakajya gusaba, ushobora gusanga ari abantu batajya gukora business nk'iz'abandi, usanga ari umuntu udashobora guhabwa akazi, usanga ari umuntu udashobora kuvuganirwa mu buyobozi. Icyo gihe wa muntu Imana ijya ku murimo we, wenda wasanga arimo ufite umugambi, nk'uko tuzi ko mu gihe wenda ubuyobozi bushobora kuba buha umwanya ba bantu. Ubu ngubu harimo abari kuba abahanzi, bamwe bakajya gukora, abandi bakora amashyirahamwe, abandi bakaba abayobozi, abandi bagatanga igitekerezo. Kuko umuntu kuba adafite amaguru nta hantu bihuriye no kuba ubwonko bwe budakora. Kuba umuntu atabona nta hantu bihuriye no kuba atakumva ngo asesengure ikintu yumvishije. Ariko mbere twabateshaga agaciro. Rero ntabwo dusobanura ibintu uko biri. Ariko kuri topic yanjye nk'uko nabivuze, njye ndimo ndibaza ubuzima tuzabamo nyuma y'ubu buzima, tubufate neza, tubufatanye, tubuhuze nubwo turimo, noneho biduteshe kuba twakora ibyo turimo. Ushobora kwibaza ngo ese ndashaka kuvuga iki, ese ibyo bintu no kuvuga bihuriye he, ese biraza kutuvana bitugeze. Nibyo, umuntu agomba gukora neza, ugafasha mugenzi wawe, ukagira urukundo, ntiwumve ko ugomba kugira umugenzi wawe ishyari ngo umuruge umwici, cyangwa se ugende ufate inkoni runaka ukubite nk'ukubita inyamaswa. No, ibyo ntabwo mbishyigikiye. Kora imirimo yawe yo muri ubu buzima urimo, unategura n'ubuzima uzajyamo nyuma. Ariko ntabwo bivuze ko kimwe kigomba kugira priority kurenza ikindi. Nufata ubuzima urimo ukabugira priority kurenza ubuzima uzajyamo, nyine ibyo byo gukorera Imana, gusenga, kubaha Imana, nabyo n'ubundi uzakora, yego ube muri ubwo buzima, ariko nubuvamo uhangayike. Nukora nabwo iby'ijuru kurenza ubuzima urimo, ugira ngo wenda ubuzima uzabeho neza, birashoboka cyane ko nabyo bizaguteza ikindi kibazo, cyangwa se bigatuma wenda wacumura, cyangwa se dufate ubuzima. Njyewe ntabwo ndibuze kublaming umuntu udasenga, sindibuze no kublaming umuntu usenga cyane, ahubwo dusenge gute? Ese dukore ibintu byo muri ubu buzima gute? Sinzi, wenda muraza no kumbwira muri comment abantu bari buze gushyira cyo kiganiro, nimba ubuzima turimo atari impano, atari ikintu umuntu aguhaye ugenda umanike mu nzu, cyangwa se ushyire mu kabati, cyangwa se ushyire muri kofi yawe, ujye ugenda urebe nk'ifoto y'umuntu uvuga ati ndanyuzwe, ni sheri wanjye wayimpaye, cyangwa se n'umukunzi wanjye, cyangwa se ni inshuti yanjye yampaye impano. Ese nimba nawe ubwawe utemeranywa wemeranywa nanjye uvuga ko ubuzima, njye ntabwo nemera ko ubuzima ari impano, ndemera ko ubu buzima hari impamvu bwagiyeho. Kuko ntabwo Imana yaremye abantu gusa, yaremye n'inyamaswa, irema n'ikikari, buri kintu cyose kigiye gifite umumaro kimara, buri kintu cyose kigiye gifite ikintu gikora. Nk'uko ngira ngo murabizi, buri gisimba cyose kigikindi ariko kikaba gifite impamvu nabwo kikirya. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo Imana yagiye irema buri kintu cyose ikavuga ati iki kintu kizabaho muri ubu buryo. Ugasanga nk'imbwa ishobora guhinga wenda inkwavu nazo zikarya ibyatsi nabyo bikagenda bizamuka, bikabyara ifumbire ikavamo ibiryo by'abantu. Intare nayo ikaba ifite inyamaswa irya. Muri ubwo buryo, urwo ruhererekane rw'uburyo Imana yagiye ibikora, ikagenda ikora mu buryo bwayo. Rero ubu buzima ntabwo njyewe nemera ko ari impano, ni ikintu umuntu aguhaye, nk'uko umuntu yavuga ati njyewe wankoreye neza, twabanye neza mu buzima twabayemo, inshuti y'umuryango, njye nkwemereye inka. Ntabwo umuntu azaguha inka ngo ugende ngo uyizirike mu kiraro, cyangwa se uyizirike ku ntuzi utayigaburira. Ni cya kintu ugomba gusigasira kugira ngo bwa bucuti bwanyu ujye uhora ubyibuka. Reka turemere ko wenda n'ubuzima bushobora kuba ari impano, ariko se iyo mpano ntabwo tugomba kuyitaho. Nimba umuntu mushobora kugirana ubucuti runaka akaguha inka ukagenda ukayahirira, ukagenda ukayishakira ahantu iba, ukayubakira ikiraro, ukayisasira, ukareba ko ahantu hameze neza, igihe kikagera ifumbire ikaba nyinshi ukayikuramo, usigasira inka, kuki utasigasira ubuzima bwawe. Rero impamvu ndi kuvuga ibi ngibi, ntabwo nk'uko nabibabwiye, ntabwo ndibuze kublaming umuntu usenga cyane, sindibuze no kublaming umuntu udasenga, sindibuze no kuza kublaming umuntu, ndablaming umuntu uri buze gufata ikintu kimwe akakigira priority kurenza ikindi. Nimba muri ubu buzima turimo dukenera kurya, tugakenera kunywa, tugakenera kwambara,
kubera iki ushobora kubona opportunity yo gukora, kubera iki ushobora kubona opportunity yo gusenga ntusenge mu gihe gusenga nta kintu biri buze kwica mu buzima bwawe, bitari buze kukubuza n'ubundi kuba akazi wagakoze ugira uturavuga akafata umwanya wo gusenga. Kuki wumva kutasenga? Ese kubera iki nimba ubuzima urimo nta kintu bwishe, kubera iki wafata umwanya wo gukora kandi n'uwo gusenga wari uhari, ugafata umwanya wo gukora ukawusimbuza wo gusenga kandi uwo gusenga wari uhari? Mu yandi magambo gusenga ukabera priority ndende. Hari abantu bibwira yuko ngo abantu bafite amafaranga akenshi hari ibintu by'ubusumbane byo biragaragara pe, hagati y'abakire n'abakene biragaragara. Usanga umuntu ukennye akina cyane n'ukiza agakira cyane, birashoboka pe. Ariko ugiye ugafata umwanya ugakora urugendo shuri cyangwa se ugafata igihe cyo kugenda ugasesengura, mu by'ukuri ushobora kugenda ukabaza umuntu w'umukire ukumva ko amafaranga yatoye, ukumva ko yayibye, ukumva ko yakoresheje iki. Birashoboka cyane pe, nk'uko abantu benshi babivuga babyanariza. Ushobora kuba ufite akazi runaka ukaba uhembwa wa mushahara wawe, ariko ukaba ufite n'ubundi buryo ubonamo amafaranga. Ariko nibyo mu gihe uburyo ubonyemo amafaranga butakubangamiye cyangwa se butabangamiye undi muntu, ibyo nta kibazo kirimo, kuko urumva buri muntu wese atungwa neza aragiye. Ntabwo uzorora inka ugamije amafaranga gusa, birashoboka cyane ko igihe kizagera ikabyara ikaguhereza n'indi nka, nubwo nabyo byaguhereje amafaranga, wenda uri mu buryo bwo kunguka amafaranga, ariko ayo mafaranga akazana n'amata. Birashoboka cyane ko uzatunga inka ikanabyara ikazana n'ayo mata nayo ukayanywa, ariko ikaguha n'ifumbire yo guhinga, byose akaba ari amafaranga. Mu yandi magambo ikintu ukaba washobora kugikuraho ikintu kirenze kimwe. Birashoboka cyane ko nshobora gukora kino kiganiro nkaza kukirangiza hari umuntu cyashimishije agahita ampamagara akambwira ati rwose ikiganiro wakoze cyanshimishije, akanyohereza amafaranga. Birashoboka cyane ko nazajya gusaba serivisi bitewe n'uko wa muntu twageze connection yo kuba tuziranye, wenda akampa akazi kandi bitagendeye no kuvuga ngo ni ruswa cyangwa se ngo ni ikimenyane cyangwa se ni iki. Ubyo nyine gusa kuba naramubonye kandi nkagira ikintu mufasha muri society. Rero icyo nshaka kuvuga, tureke imitekerereze yo kuvuga ngo abakire ni ibisambo, cyangwa se amafaranga baragiye baratora, cyangwa se barayiba, cyangwa se amafaranga bavuga kuri base wabo. Ese ni waba ufata ubuzima bwawe urimo ugaha priority umwanya w'ubuzima, wenda tuzagira nyuma y'ubuzima, ugasanga wenda uhera mu gusenga gusa, ugasanga kubera ko witwaje ubuzima tuzajyamo, ugasanga hari ikintu gishobora kukugirira akamaro cyakabaye kiguha amafaranga kandi ukagikora neza, nta mutima w'urwango urimo, nta kintu biri buze guhungabanya, ukanga kugikora ngo ndasenga. Ngira ngo akenshi twirirwa tudiscussing ku bintu by'amadini, tukirirwa dupfa iki, ariko ngiye no gusenga ntabwo mpamamya n'umuntu kuvuga ngo kujya gusenga no kujya mu rusengero. Oya, gukora neza nta hantu bihuriye no kujya mu rusengero. Birashoboka cyane ko umuntu ajya mu rusengero agiye no gusenga pe, atari kuvuga ngo wenda kuko hari n'abajyayo, umusore ashobora kujya ajya gushaka umukobwa uhasengera, umukobwa ashobora kujya ajya gushaka ko hari umusore wamubona bagakundana, ashobora kujyayo hari umuntu bari buhurireyo mu buryo bwa business, ashobora kujyayo kubera ko gusa atakoze akavuga ati kanjyeyo umwanya wanjye ugire wenda nanasenge. Ariko urumva ajyanywe n'ibintu bibiri. Hakaba n'ugiye agiye gusenga, ariko yagera mu rugo wareba imbuto yera muri quartier, wareba imbuto z'ibintu akora, wareba imbuto z'uburyo yitwara, wareba akagambana ashobora kugirira umuntu runaka, wareba ishyari cyangwa se imbaraga z'umwuka mubi umwuzuye ku mutima, ugasanga wa muntu abatwa no kudasenga. Nge nemera ko ahantu hose nimba Imana ibiri kumwe natwe, nimba Imana ibana natwe ahantu hose, nimba mugendana, nimba ubyizera ibyo ngibyo, birashoboka cyane ko waba uri mu modoka wacisha bugufi, si ngombwa gusakuriza abantu ugasenga, waba uri guhinga, waba uri gucuruza, waba uri kugira ute, wafata akanya ugasenga. Nk'uko iyo ubyutse urasenga, kandi iyo usenze isengesho ryawe ntabwo Imana iryumva kubera ko urisengeye mu rusengero. Iyo ugiye kuryama ukibuka ugasenga, ntabwo Imana yumva isengesho ryawe ngo ni uko warivugiye mu rusengero. Ntabwo ndibuze guha priority rero insengero cyane, ntabwo ndibuze guha priority insengero cyane, kuko muri bwa buzima turimo nibyo bigenda biducumuza, bikagenda bijyana n'ibindi bintu. Umuntu aragenda agasenga sava, akabasha no gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ariko nabwo wareba ugasanga harimo the logic behind, harimo izindi nyungu umuntu atahita agenda ngo avuge ngo ndateruye nshyize aho ngaho, ugasanga harimo izindi nyungu zihishe. Rwa rusengero nibyo koko rurashaka amafaranga, wenda wanatuye n'umutima n'amafaranga wanatuye, baranakubwira ati ni amamiliyoni, ariko bigaca inyuma ngo tanga umusanzu, bigaca inyuma ngo tanga amafaranga y'inyubuka, bigaca inyuma wajya gushyingirwa ngo ibiki n'ibiki, ugasanga amafaranga abaye menshi, ugasanga nabyo bibaye business.
ugasanga rero n'ubundi kugira ngo bigucumuze wa mutima ukuriye wibaze ngo kuki nakoze iki kintu ibyiza wahitamo ukanasengera aho uri cyangwa se ukazajya ujya gusenga nyine n'ibyo ngibyo byana bukabyemera cyangwa se washaka ntubikore kuko nta tegeko riba rihari. Cyakora aho dufite uburyo mu nsengero tuba soft cyangwa se badusetingamo ibintu bakoresheje uburyo bwa ideology. Umuntu akagushyiramo ibintu akakumvisha ibintu akakumvisha ibiki, yamara kubikumvisha nawe ukagenda ugakubita aho ngaho ukavuga ati sava, ugatanga icyo ufite. Birashoboka rero, ntabwo nibuze kudiscussing ku rusengero cyane, ahubwo ndaza kudiscussing ese wamukire ushobora kubutekereza ko wenda yagiye mu kazi, wenda umuntu abonye akazi, wenda yariye ruswa, yagize ute ngarakira. Mu by'ukuri ugiye ukamubaza neza ntabwo yakubwira ko amafaranga afite yayakoreye, kandi akubwira step by step paka nawe umenya uburyo yagezeho. Ese wenda nk'umuntu w'umukene, umuntu wa wundi wishyira mu cyiciro cy'abakene, nibyo pe hari imbogamizi nyinshi cyane, nanjye ndazemera, nshobora no kuzijajinga nkazimenya. Ushobora gusanga impamvu umukire azakira cyane, nibyo nshobora kujya gucuruza kenkayeri ngashyiramo $50,000 ngasoreshwa ipatante ry'ibihumbi 40. Undi muntu akajya gutangira botike, icyo ndaza kucyemera, ndakaza kujya gutangira botike y'ibihumbi 200 wenda n'urugero, nawe leta ikamusaba ipatante ry'ibihumbi 40. Mu by'ukuri dushyizemo ubwenge, dushyizemo ubumuntu, wa muntu aho kugira ngo bamushyigikire nawe atere imbere, wenda azagere kuri ya kenkayeri y'ibihumbi ya $40,000 kandi wajya gutangiza 200, n'ari magambo baramusubiza inyuma, ntarunguka, ntaracuruza, ntaragira uti, ariko leta iramusaba iki? Wa musoro ungana n'uw'umuntu uri ku rwego rugize. Wenda igitekerezo cyane ntabwo ndibuze kuburiminga leta, ariko nawe ndi umuntu ndatekereza. Nje ku bwanjye numva leta mbere kugira ngo isoreshe umuntu, wenda n'urugero abantu n'abacuruzi, yewe n'amabotike, dufatire urugero ku mabotike, turi gukompara botike na kenkayeri, yakabaye asora bitewe na level ariho. Ibyo nk'uko n'umudugudu bijaje ukavuga ati umuntu n'umukene, uyu muntu ari mu cyiciro cya mbere, uyu muntu ari muke. Nimba afunguye iduka, abashinzwe imisoro n'ubundi baza no kwishyuza amabotike, bakagenda bacamo, wenda bakangura abantu batari bishyura n'iki. Nibareke gukora ibintu bafata abantu bose bashyira mu gateko kamwe ngo nuko ari umucuruzi. Umuntu ashobora gutangira gucuruza ari hagitangira ubuzima, babijajinge bavuga ati wenda nimba umuntu ari gucuruza nk'uko bavuga wenda umusoro ku nyungu wenda byemera, umusoro ku nyungu wenda bagendera ukavuga ngo nimba ushobora kwinjiza hagati ya $1,000,000 na $10,000, umusoro ku nyungu ni amafaranga. Ibyo ni byiza. Kubera iki ipatante twabigira ikintu kimwe? Kubera iki umuntu wese ibihumbi 40 by'ipatante bikangana n'amafaranga y'umuntu nawe ugiye gucuruza na ndetse $10,000,000. Nimba ajya gutangira botike cyangwa se alimentation, botike agatangiza $10,000,000, undi agatangiza ibihumbi 200, kuki bajya gusaba ibyangombwa bingana? Ushobora kuvuga ngo wenda ngese ngo twabwira iki kari menshi, cyangwa se kuki we atagomba kuyatanga. Abantu batangira bakira bakibeshya, ariko byuma kabaye mukora ubugenzuzi, aho umuntu abacururiza bahari, mwakora visite, abakozi barahari, abantu bize barahari. Ndetse nsigaye mbona mu urubyiruko hari abantu babakorera ubushake, uwo muntu yagenda agasura wa muntu, ibyo bintu mugakora visite. Nk'uko na banki idashobora kuguhinguzanya itasuye ingwate, igomba gusura ingwate, bagakora expertise, ibyo bakabireba. Ibyo leta yakabaye ibikora. Aho ngaho ndaza kwemeranywa n'abantu bavuga yuko abakire bashobora gukira cyane, abakene bagakina cyane. Byongeye hari n'uburyo leta isigaye ikora strategy, ugasanga imodoka ngiri hejuru ya $60,000 ntisora, ariko iri munsi ya $60,000 irasora. Bivuze iki? Wa muntu ufite ubushobozi bwo kuba yatunga imodoka hejuru ya $60,000 ntabwo ashobora gusora umusoro n'umwe. Mu gihe wa wundi uzazana imodoka cyangwa se akagura imodoka iri munsi ya $60,000 z'intuza z'amanyarwanda cyangwa se z'amadolari, uzasanga azasora. Mu yandi magambo barimo barashishikariza abantu ko bagomba kugaragaza ko abakire bakoresha amafaranga yabo, barimo barahabwa opportunity, kandi abo bakire nibo bakabaye bayatanga kurenza iki abakene. Aho ngaho ndaza kubyemera pe, ndaza kubyemera ko abakire bari buze gukira cyane kurenza abakene. Ariko noneho mbere yuko ibyo ngibyo biba, mbere yuko wenda tugushyira muri cya cyiciro cyo kuvuga ngo leta wenda yagusoresheje amafaranga menshi, yagusoresheje amafaranga angana n'ayo umuntu ugiye gutangiza amafaranga menshi, kandi mwese mugiye gukora bimwe ariko mudahwanyije ubushobozi. Aho kugira ngo leta igushyigikire ngo uzamuke, ivuga ati wenda umuntu uzajya gutangira botike ari munsi ya $1,000,000, uwo muntu asonewe imisoro byibura nk'imyaka 3, nawe abanza kuri azamuke, ibintu bizamukire rimwe. Cyangwa se nk'uko wenda n'urugero hari ibintu bishobora kwinjira ku buryo bwa faveri ugasanga ntibisoreshwa, ugasanga wenda nk'ikiciro runaka tubare nk'abasirikare MMA, ugasanga umuceri nimba twebwe turi kugura umuceri w'igihumbi, wenda uri kugura 600, kubera ko wenda ibyo misoro babagabanyirije. Birashoboka cyane ko leta ibyo bintu ishobora kubikora ku bantu babakene. Birashoboka cyane ko leta ishobora kubikora kuri abo bantu b'abakecuru bashaje badafite imbaraga zo gukorera amafaranga. Leta ikavuga ngo
hari isoko tugiye gukora ariko ry'abantu bari muri cya cyiciro cya mbere. Abantu bo mu cyiciro cya mbere bagomba guhaha, bagahahira mu isoko hahandi n'ubundi abantu batageze. Rega urumva, abasirikare baturindira umutekano, abapolisi bakaturindira umutekano n'ibyo, ariko n'abakene nabo ni abacu, n'abantu batishoboye nabo ni abacu. Bakabaye bafite uburyo boroherezwa mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'iyo misoro, mu buryo bw'imitekerereze. Birababaje nk'ubu ngubu no muri covid byagiye biba, ugasanga umuntu ari mu cyiciro cya mbere atangirwa mituweli y'ibihumbi 2,000, ariko bamufata yavuye amategeko ya covid agacibwa ibihumbi 10, nk'uko n'undi muntu yabicibwa. Nabwo wenda ibyo si ikibazo kuko yakoze icyaha, kandi terms and conditions cyangwa se amategeko n'amabwiriza bigomba kuba pride, ariko nabwo ibyo ngibyo twakabaye tubirebaho. Aha ngaho ndaza kubyumva, ariko nigarukiye kuri topic yanjye. Nje nemeza ko neza ugiye kubaza umuntu ufite amafaranga w'umukire, wa wundi we wita umukire, wenda se ashobora kuba afite inzu ihambaye, agenda mu modoka se, anywera ahantu hahambaye, yambara imyenda ihambaye, cyangwa se ahura n'abantu bahambaye, akoresha ya mahoteli mubona, kandi wowe wenda ukoresha akabari gasanzwe, cyangwa se utanagakoresha bitewe n'ubushobozi. Ese wowe ntiwasanga mu buzima wabayemo, mu nzira waciyemo, hari igihe wigeze ubona opportunity cyangwa se kuba utaregeze utekereza ubuzima ugomba kubamo, cyangwa se kumva ko wari wikomplexe ugatekereza ubuzima bw'ahazaza kurenza ubundi? Hari abantu benshi cyane, ngira ngo murabizi, dufate nk'urugero mu bahanzi bagiye batangira guhanga bagaca muri gospel. Umuntu agatangira wenda aririmba indirimbo z'Imana, wenda ni umurokore mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka mvuga abarokore cyangwa se abapantekote, ndetse kuvuga idini runaka, umuntu abantu bakamukunda pe. Bamara kumukunda bakumva ko ari umuntu ugomba kuba ari aha ngaho akaririmbira urusengero, ariko mu by'ukuri yaba amafaranga abantu batuye mu rusengero, mwibuke ko pasiteri yigishije, wibuke na wa muntu nawe aririmba gospel. Noneho pasiteri kuba yigishije, wa muntu akaririmba gospel, byatumye wa muntu waje kumva ijambo ry'Imana atahanyuzwe mu by'ukuri. Pasiteri yagiye arigisha, umuntu aragenda aririmba gospel mu rusengero for free, abantu baranyurwa, umuntu ataha abonye agakiza. Icyo yaje kureba, umutima wataha uruhutse, aravuga ati umuhanzi kanaka yaririmbye neza, birandyohera, pasiteri yigishije, numva umutima, nari mfite umutima ufite igikomere kirakira. Ariko ugasanga ya mafaranga atuwe, nk'uko bafasha pasiteri ntabwo bashobora gufasha wa muhanzi, nk'uko bafasha itorero cyangwa se abandi bantu barimo b'abayobozi ntabwo bashobora gufasha wa muhanzi. Ntibazi ngo cya gihangano aririmbye yagikoresheje akoresha amafaranga, ntibazi ngo ya gihangano yahimbye nawe yafashe umwanya wo kucyandika, yataye umwanya, afashe n'umwanya wo kukiririmba. Ejo rero yaba bivuyemo yakora ya ndirimbo yo mu buzima busanzwe, mukubona kuvuga ngo ni indirimbo z'isi ndetse ngo ni indirimbo z'Imana, ariko nge simbyemera ngo iki, ni indirimbo zo mu buzima busanzwe, hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Twakabaye tubyita dore kuvuga ngo ni indirimbo zo mu isi, kuko nizo ngizo z'Imana ziri kuririmbirwa mu isi. Ntabwo yavuze ngo ni indirimbo z'Imana, ntabwo abantu bimuka ngo bajye mu ijuru. Nuko gusa tugira imyumvire, tugira ideology kugira ngo twice ibintu mu bwonko, tugafata ibintu ko bitari. Ni indirimbo zo guhimbaza Imana ziri kubera mu isi, ni indirimbo zo mu buzima busanzwe cyangwa se zo mu isi, ariko ziri kubera mu isi. Ugasanga umuntu bamuciye mu itorero, ugasanga umuntu ntiyisanzuye, ugasanga umuntu ntahumetse neza, ariko mu by'ukuri ntitubashe kubiha agaciro. Wenda tunabivuga, naye ngira ngo nababwiye ngo nitwa Professor cyangwa se Lionel. Uzasanga nkoze filimi nayikoresheje amafaranga, mu editing nkoresha amafaranga, kamera yikoze nayiguze amafaranga, kuya-uploading nkoresha amafaranga, nyishyize aho ngaho, uragiye urayirebye. Mu by'ukuri wenda birashoboka cyane ko mfite n'izindi nyungu cyangwa se nshobora kuzazigira, wenda nkagira amahirwe umuntu akanyishyura amafaranga nkamwamamariza, cyangwa se nkagira ubundi buryo mbona udufaranga. Filimi yanjye urayikunze, urayirebye, hari n'inama ikunguye, ntabwo ushobora kuvuga ati kamfata amafaranga 1000, reka mfata amafaranga 2000, nohereze wa muntu nawe kino gikorwa cye ndebye, niba ari kumubwira ati what's next episode yindi igezweho iri hehe, ese ko episode ikurikira tutari kuyibona, wenda uvuga ati nanjye hari contribution yo kubushobozi bwanjye mfite, enda se igiceri cy'ijana cyangwa se amafaranga 1000 cyangwa se amafaranga 200, ngiye kuyamwohereza nawe abashe gukora. Uko gushyigikirana cyangwa se gushyigikira umuntu ntabwo bibaho cyangwa se ntabwo bishoboka. None se urumva nimba nakoresheje amafaranga nkafata umwanya nkandika filime, ubwo ni umwanya ndi gufata, wenda nawe uri mu bikorwa, uri mu kazi, ngafata umwanya nkagenda nkayikina, ngakoresha amakamera, ngakoresha editinga, nkishyura abayikinnye, nkaya-uploadinga, ukayibona ukumva urayikunze, ugakuramo isomo. Iyo filime ntishobore kuba yangirira umumaro uturutse kuri wowe, nayiguhaye uyikuyemo igitekerezo, mbese kiranagushimisha, cyangwa se hari ubuzima waciyemo ukumva biragukomeje, cyangwa se ukumva ko bishobora kugufasha guca muri situation urimo, ariko ntabwo ushobora kubiha agaciro. Ahubwo noneho ejo
haba ikibazo runaka ukaba wumva ko ari njyewe ushobora gusaba, kuko uribwira ko kuba ndi gukora ibyo bintu ndi umukire. Ntabwo uzi ko ahubwo n'ubukire mfite ndi kugwemvestinga aho ngo kugira ngo nawe ubashe kunyurwa, ubashe kubona indi episode. Nuvuga ngo umuntu ashobora gusubira imbere cyangwa se akajya inyuma bitewe n'imiterere yarimo, ariko byibura wenda uvuga ati nagize ikintu nkora. None ngiye nkabaza umuntu w'umukene n'umuntu w'umukire, ubajije umukire ngiye nemeza ko yakubwira ahantu amafaranga yakuye. Ushobora kubyumva mu buryo bwawe, ariko aharahari afite uburyo yakoreye, afite uburyo yabaransinze yaba iby'Imana n'iby'isi, kuko abakire bose ntabwo ari abagome, kandi nabwo abakire bose ntabwo ari abakirisito, ariko nabwo binavuze yuko abakene bose ari abakirisito, ntibinavuze ko abakene bose ari abapagani. Kandi nuko dukonfiyuzinga ibintu, abantu benshi baravuga ngo ubwami bw'Imana ngo buzinjiramo ngo abana bato. Yesu yaravuze ngo abana bato mureke bansange, kuko ngo ubwami bw'Imana buzinjiramo ameze nk'aba. Ntabwo yavuze ibyo ngibyo, buri wese abisesengura ibye ukwe, nawe byumva uko wawe, ariko ngiye ko mbyemera. Mu yandi magambo, umwana we ntabwo abazi ibyarimo, ntabwo abagira ute, ntabwo ashobora kugira umutima mubi. Ushobora kuba ugiye kumukubita akaba ari guseka, ushobora kuba uri kumugambanira ukajya yumva uri kumubwira ibintu byiza, ushobora kumubaza ngo papa wari he, papa yamubwira ati nagira umuntu uza kunshaka umubwiye ko ntahari, akavuga ati papa yambwiye ngo mubwiye ko udahari ariko araryamye, kuko umwana ntabwo azi ibyo ari gukora. Nawe rero wakabaye ukora ibintu byiza, nta mutima mubi, nta nk'uby'umwana nyine, nkuko bavuga ati ubwami bw'Imana buzinjiramo abameze nk'abana. Nawe ugakora ikintu wumva ko nta mutima mubi, nta bintu byo kubeshya, nta bintu byo gutiriganya, kuko umuntu akubwira ati umuntu naza hano umubwire ko ntahari, nawe ukabikora, kandi ubwo ukoze icyaha uba umufatanyacyaha, kuko nawe urabeshya. Mu bwami bw'Imana ngira ngo murabizi, abantu basenga twese twemera ko umuntu wibye urushinge urunguru rudoda imyenda abantu bakoresha mu buzima busanzwe, cyangwa se bashyira ku mashini yo kudoda, bingana n'umuntu wibye ikimasa. Umuntu wibye amafaranga igiceri cya rumwe angana n'umuntu wibye miliyari 100. Twese dosiye yacu yishyira mu byaha. Ntabwo izavuga ngo wenda ngo icyaha ngo kino cyari gikomeye, kuko wowe ushobora kubutekereza ko, ntabwo tuzi ukuntu Imana izajajinga. Twese dushobora kuba dutekereza ko icyaha wenda Imana izavuga ngo ariko ngo hano ngo wakubise umuntu urushyi ngo ntiwamubabaza, ariko wamukubise. Undi ngo yakubise umuntu urushyi ngo itamarira byembe, ariko wamukubise. Rero reka duroke gufata ibintu byose nka simple. Ahubwo tuvuge ngo ese nimba umukire hari strategy yakoresheje, nimba hari opportunity yabonye akayibyaza umusaruro, nge nigeze nyikoresha amafaranga. Nge nta myitwarire naba naragize mu buzima naciyemo, ese wenda ntibyaba byaransabye kuba ntaratekereje ubuzima ndimo, ntibyaba byaransabye kuba wenda se natekereza ku cyo nshaka. Kuko reka dufate urugero, ugize amahirwe yo kubona akazi, dufate urugero simple rworoshye, ugize amahirwe yo kubona akazi kaguhemba 400,000, wenda ukora muri banke, muri ministeri, urigisha se, ubonye ahantu haguhemba 400,000. Nibyo akenshi tuba mu buzima tukabufata nk'aho ari impano. Nimba ubaye mu buzima bwo guhembwa 400,000, birashoboka cyane, ndabizi. Iyo umuntu yabonye akazi, akenshi ababwira inshuti ze nabonye akazi, bamwe bakavuga n'umushahara batangira kuwuhisha nyuma, ari uko bamaze kubona ko ari ibintu bisanzwe. Ukumva ko za nshuti zawe nimba babonye 400,000, wibuka wari uri mu buzima budafite igice cy'icumi. None ngo kuba kubonye 400,000 kandi nta muntu ubizi, nta n'umuntu uza amafaranga uhembwa. N'umuntu ashaka kubona ugiye mu kazi ariko ntamenye ngo umuntu ahembwa amafaranga. Birashoboka cyane ko wavuga ati kamfate amezi 5 nambara imyenda nambaraga, ariko ngere ku cyo nshaka kugiraho. Birashoboka cyane ko wavuga ati kamara amezi 5 nimba nakodeshaga inzu y'50,000 aba ari yungumamo, ariko birahita bigupanika ubwonko. Icyambere wumve yuko amafaranga akiza, nudahita ugura veste, nudahita ujya kunywera ahantu hahenze, nudahita uva mu nzu y'50,000 ujya mu nzu y'200,000, abantu baramfata nabi. Kandi mu by'ukuri urimo urarwana n'ubwonko bwawe, urimo urarwana n'imitekerereze yawe, ngo abantu barambona gute. Kandi byashoboka ko ubuzima wari uburimo wavuga ati kafata amezi 5 ngume mu buzima nari ndimo, yageze nkoresha na bwa bushobozi nakoreshaga, cyangwa se nkoresha nk'amafaranga nakoreshaga yandi ukayazigama, ejo ukabava mu kode ukubaka inzu yawe. Rero nuramuka ubonye amafaranga, nuramuka ubonye akazi kaguhemba ibyo 400,000 nk'uko dufashe urugero, warangiza ukajya gufunga umutwe ugatekereza imitekerereze icuramye, ugatekereza imitekerereze idafite ahantu ihuriye, idahwitse. Ukumva ko kujya kuri pesha y'abantu, ntahita nshakisha uburyo umushahara wanjye nshobora gufata credit y'imodoka nkayangendamo mu myaka, ndi kubibara neza ngasanga mu myaka 5 naba mbyishyuye, ariko nkaba mfite akamodoka ngendamo. My friend, nimba hari igihe wigeze ujya kudepoza ukagenda n'amaguru cyangwa se ugatega, ugatsinda ikizamini bakaguha akazi kubera utakomeza gutega amafaranga ukabyaza umusaruro, ugatekereza ikindi kintu cyagukora muri ubwo bukode bw'50,000 urimo.
none se nuramuka ukennye uzablaminga Imana uvuga ati wenda bakire, wenda boss wanjye yo kubera ko yakize cyangwa se kanaka cyangwa se kubera ko umuntu dukorana kandi dukora akazi kamwe yazamutse yibye amafaranga kandi mukora akazi kamwe kandi muhembwa amafaranga amwe. Hari abantu babiri, hari umuntu uri gutekereza akimara kubona akazi, wibuka yagiye kudepoza agenda n'amaguru cyangwa se anatega moto cyangwa se atega imodoka, bamuha akazi. Ku munsi wa mbere yuko bamuhemba ukwezi kose kwashize agenda n'amaguru atega moto, nta kibyaye bimutwaye, nta n'umuntu yataza kuvuga ngo bampemba amafaranga cyangwa se komplika, nta muntu ubuze kubyita ibyo ngibyo. Buriya nuko abantu batabizi, iyo umuntu ari mu nzira ababibwira ngo abantu bari kumureba, ababibwira ngo abantu ngo bari kunyitaho, ngo buriya ngo abantu bari kuvuga iki. Nta muntu ukeneye kukuvuga, ukeneye kukuvuga ni wa wundi ukeneye kuguca intege, ukeneye kukuvuga ni wa wundi ufite ishyari ry'ibyo wagezeho. Ariko undi muntu wese utekereza muzima ufite ibyo ari gukora ntabwo ushobora gutambuka mu nzira avuye ngo dore ngura umuntu hatambutse ngo yambaye ngutya ngo yabaye uri cyangwa byagenze iki, nubwo yabivuga se bigutwaye. Ubuse undebye nkuko turi kuvuga ngo mfite ubwanwa waza ukabukuraho se cyangwa se bwahinduka shokora cyangwa bwahinduka umutuku, nuko twikomplika. Hari ibintu bitaryana, ntabwo ari inkoni kuba umuntu yakuvuga, ntabwo ari iki. Rero hari abantu babiri bose bahembwa 400 babonye akazi ahantu hamwe, bose bagiye kudepoza bateze bagenda batega tagisi. Umwe aravuga ati ngiye nkuko nateze tagisi nkabasha kugera ku kazi nkandika nka depoza kwa kazi, ngiye gukoresha ubushobozi bwanjye mfite mbashe gukora icyo ngomba gukora, mbashe kuvuga ati wenda narindi mu bukode bw'amafaranga 50,000, ntangire mvuga ati wenda nimba bampembye reka nkomeze nishinze 50,000 nkomeze nijye nkuko naryaga, noneho amafaranga nyarunde nihashira nk'umwaka ndagura ikibanza. Undi wahise atekereza aravuga ngo ngiye nubwo najya kudepoza nkagenda n'amaguru noneho ngatega tagisi, ariko ngomba kugerageza nkabyaza umusaruro amahirwe ngize kuba mbonye akazi, ahubwo ngiye guhita ngenda mbwire banke ihite ingurira imodoka njye ku kazi nemeje nk'umuntu uhembwa 400, ngende ngura agashati keza, ngure karuvate, ngure ipantaro igize, ngure pasi y'umuriro, ntabwo najyaga nteresha y'amakara cyangwa se sinanaterega, ahasigaye abantu ngenda mbemeza. Mu myaka 5 wowe uzaba uri kurwana n'imodoka uyishyura, mu gihe undi mu myaka 5 azaba ari kurwana no kubaka inzu ye. Mu yandi magambo imyaka 5 zarangiza kwishyura ya modoka ufite iri no gusaza. Ubyibuke, ntabwo uzazana imodoka ngo ugitwara ngo nuhura n'indi modoka ikakugonga ntabwo uzabura kuyigonga. Ntabwo uzagura imodoka wibwire ko nuza kuva hano ukajya hariya wibwire ko PS zayo zitari kwikaraga kandi ziri gusaza. Undi mu myaka 5 araba yujije inzu, indi mu myaka 5 wowe uba umaze kwishyura imodoka. Wibuke n'imodoka umaze kwishyura irashaje kuko bayiguhaye kiri nzima bitari yaba ni yawe. Wenda n'urugero ndi kuvuga ku bantu bashoboye kuyishyura, umwe ashoboye kugura cya kibanza, eje gura ibati, eje gura wenda ibikoresho byo kubaka, mu myaka 5 arangije kubaka inzu, avuye mu bukode arimo agiye mu bundi. We mu myaka 5 urangije uri kurwana no kuvuga ngo ndi kwishyura credit, ndimo ndishyura credit nafashe y'abandi. None se uwo muntu ko mu bigaragara agiye kuba umukire kubera ko yimukiye mu nzu ye yubatse mu buryo bwo kwigomwa ibintu cyangwa se akaba mu buzima burimo akemera akarya nabe, ntagende ngo gore sale domanje nk'izabandi baguze, ngashyireho ya mireti ya buri gitondo, ashyireho ya migati, ashyireho ya magi, ashyireho cya cyayi cya buri munsi, mu gitondo ateka gatogo karimo n'inyama. Ibyo byose yarabyirengagije. We arabanza haranira no kuvuga ati umushahara mbonye reka ngo byaze umusaruro, ejo nubwo akazi kanjye kazahagarara hari ikintu nakuyemo. Wenda mvuga ati nakuyemo ikibanza nubaka mwinzu, biragaragara. Mu myaka 5 we yimukiye mu nzu yavuye mu bukode, mu myaka 5 wowe uri kurwana no kwishyura yanze 200,000 ukarwana no kwishyura ya credit. Mu by'ukuri uwo muntu nakire azaba yaribye amafaranga cyangwa azaba yaratekereje neza. Uwo buzima bwo bufashe nk'impano, just ambiance. Hari abantu babona amafaranga kumva ko kubona amafaranga no kuryoshye, no kugenda akagura amayoga cyangwa se akagura amafanti cyangwa se agahamagara inshuti bakabyina. Ngira ngo murabizi, ntago ngiye mbremeza umuntu ucelebrate anniversaire, ntago mbremeza umuntu ushaka gucelebrate ikintu runaka cyangwa se ushaka guhamagara inshuti bakishima. Ariko wishimanye iki? Wishimanye iki? Tekereza ko ugiye gucelebrate anniversaire ukaba wenda wari ufite nk'ibihumbi 10 ukabye-investingamo, wizeye ngo bene wanyu baraza kutwerera bya 2,000 ngo n'ibiki ngo nanjye ngo harabona twerereye, mwarangiza mukaza Yesu mukarya mukayamara. Ese ubwo nuramuka ugumye ahuri cyangwa se ugasubira mu nzi, uzablaminga wa muntu uvuge ngo umuntu yakize ngo kubera ko yibye amafaranga, cyangwa se bizaba ari ubujiji bwawe? Abantu benshi ngira ngo murabazi, buri muntu wese ahantu atuye cyangwa se ahantu aba azi umuntu ukora akazi kamuhemba nk'ibihumbi 300 akaba aba mu nzu y'ibihumbi 120 cyangwa se ibihumbi 200. Birashoboka cyane ko umuntu aba ahembwa 400 agahita ajya mu nzu y'ibihumbi 200. Bibaho. Umuntu ashobora kuba yarangaho nta nakazi afite, yaba gitifu umurenge bamuhemba 445 agahita yitwaza ngo wenda ngo hari igihe
nk'umuntu ngazaza guca urubanza ngakabogama akampa bitanu agahita ajya kuba mu nzu ya fishi kadastrale akodesha 300. Mu yandi magambo bikwe ku mushahara we aramutse agize ikibazo cyo kuba nimba yitize izo ruswa, yiteze kuba adakemura mu service nabi, gutanga service nabi mu mikorere mu bantu ziva he? Ziva muri bwa buryo wakoresha amafaranga yawe nabi cyangwa se apanze ibintu byawe nabi ugashaka kwemeza. So watubaye igitifu w'umurenge cyangwa se w'akagari cyangwa se wenda ubaye na meya. Nimba ubaye meya ukava mu nzu urimo nta kintu yari gutwara mbere yo kuba meya, aho yangu utekereza uvuga ati ngiye gukoresha amafaranga yanjye neza, ntimure na service ntange na service zanjye neza, ukajya kuba mu nzu guhenze. Nimba ujya mu nzu y'ibihumbi 300 kandi uhembwa 405, bivuze ko usigaranye 105. Ubwo wibuke ko kandi yanzu hari ibintu byinshi gusaba. Uko police ugira inzu ihenze, police gusaba ibintu byinshi, izagusaba amazi ukoresha za toilette zo mu nzu, kuko iyo nzu izaba ifite toilette mu nzu. Bizagusaba bizagusaba ya miti ushyira mu matoilette, bizagusaba umuntu ukoropa amakaro, bizagusaba umuzamu, bizagusaba iki, bizagusaba televiziyo ihenze muri iyo nzu. Aho rero niho handi umuntu azaza gusaba service wenda yaranababaye usange uramubangamiye, wenda kubera ko agiye kuburana n'umuntu ufite amafaranga, kandi mu by'ukuri wamaze kubona ko umuntu ahohoterwa, wa muntu ufite amafaranga nawe ukubita udufaranga ku mpamvu uzi ko wishizaho peer pressure, wagiye gupanika ubwonko, uzamuha service mbi. Numuha service mbi birashoboka cyane ko wenda bizaguhira pe n'aya mafaranga uyabona, ariko hari igihe buri kintu cyose kigira endi yacyo. Niba gufata hari igihe uzasanga na bya bindi waruhiye byose n'ibyo wakoreye nawe byawe babijyanye. Kubera iki? Watekereje nabi. Twese turabiza abantu bahembwa amafaranga ugasanga umuntu ahembwa 200 mu nzu y'ibihumbi 200. Iyi ni logic? Ntabwo ari logic. Wakaba utekereza, wakaba uvuga ati ubushobozi bwanjye mfite burangiana hehe? Ese amafaranga ndi kubona nabyaza umusaruro? Hari abantu b'ingiro nyinshi twafata. Hari abantu twavuga ngo bateye imbere bakoresheje amafaranga yabo. Umuntu ashobora kuba ari umuzamahano cyangwa se ari umuyede, agakoresha amafaranga ye nimba ahembwe, akagira ikintu akora mu cyaro, agakoresha amafaranga make yashoboka kubera ubuzima arimo, birashoboka. Ejo agakora ikindi, ejo agakora ikindi, ejo agakora ikindi, umwaka ukajya gushira, ashobora guhuza bya bintu byose yagiye akora mu dufaranga duke yagiye yisavinga, hari umushinga akoze. Undi akaba ari umwasama, ari umuntu wo kuvuga ngo nahembwe ku itariki 15 nabyutse, akajya mu nzu agaceza, akabyira utakabyina, akagira utakanywa amayoga. None uwo muntu azatera imbere ute? Niba hari umuntu muhuje ubuzima, uri gutekereza neza, uri gutekereza ejo hazaza he kurenza ibyo bya ambiance, uri gutekereza gukora ikintu kizima kurenza uko yajya kwemera, uwo muntu nta hantu muzahurira. Uwo muntu azatera imbere, wowe kiri aho ngaho. Nimba ubona amafaranga, ufite ubushobozi bwo guhembwa wenda n'urugero 100,000, ntushobora kuvuga ati ibyo 100,000 buri kintu cyose niyemeje ko wenda twese ntabwo tuvuka mu mujyi. Ntabwo nubwo dutuye mu mujyi wa Kigali bamwe muri twebwe, ariko ntabwo ariho tuvuka. Dufite abantu tuvuka muri famille. Uwo muntu ukeneye n'itungo runaka, bati mfashe 20,000 buri ko nahembwa nzayangura wenda itungo runaka, nino njya guhembwa ngo itungo runaka, nino njya guhembwa ngo itungo runaka, nino njya guhembwa ngo itungo runaka, ndiragize mugenzi wanjye, nino njya guhembwa ngo itungo runaka. Nibigira aho ngo nawe yagure unayakorera ahantu ushaka abakozi babikora. Birashoboka cyane ko ubwo buzima wabikora mu myaka ingahe ukagira ahantu utera imbere. Ariko nutangira kujya mu kazi umuntu akiguhemba, ugahita wumva ko inzoro urimo ugomba kuyimukamo, enzi ntiyari ihagije. Ubuse umuntu ubona wenda n'urugero ndi gitifu w'umurenge cyangwa se w'iki, bampaye imodoka, umuntu siri bubone bampaye imodoka nzaye nkaha mu nzu idafite parikingi, imodoka nyiparika. Iyo ni imyumvire. Kuki imodoka utayiparika hari wenda baranayiguhaye pe, wenda akazi ufite barakorohereje baguhaye iyo modoka. Kuki utayiparika ahantu washaka kuyikodeshereza turase cyangwa se senyitsa mu ijoro, ukaguma mu nzu urimo, aho ukarwana no kubaka inzu yawe, ukaratanga service nziza, bikaguha uburenganzira bwo kuzava ku mwanya wa gitifu ukajya kuba meya, ukava kuri meya ukajya kuba minister, mari magambo gafuadinga. Ariko niba bamara kuguhereza imodoka, ni itegeko rikwemerera pe, ukajya gupanika ukavuga ngo ubwo bampaye imodoka, ubwo biransa kujya kuba mu nzu y'ibihumbi 300 kandi uhembwa 400 kugira ngo ubone parking, unemeze ngeje ngo meya ngashobora ngo kuza konsura, ngakansanga ngahantu ngo hubukode ngo hadafatika, ngo abantu bakansuzugura, ngo bose ngo nakemura ikibazo cy'umuntu gute ngo mba mu nzu iri munsi ye. Uri murarwana na peer pressure. Ejo umuntu nakira cyangwa se wakora ikosa uriye nkaroswa bagahita bagufunga cyangwa se umuntu akagutanga, uzicuza. Uzaba waratekereje nawe, usanga akazi wakoze nta kintu kakumariye, uje muri gereza, usanga bya bintu watekerezaga kuzakora imishinga yawe ntabwo yigezeho, bitewe n'iki, bitewe n'imyitwarire. Rero ubuzima turimo ntabwo ari impano. Yego nubwo byaba ari impano, ariko ni ibintu tugomba gushyigikira, ukagenda ukabyitaho, ugakora icyo ugomba gukora. Wabonye akazi ukagakora, ukagakora kandi ufite intego, ugatekereza ngo akazi mbonye kagiye kumfasha kuvana kugira ahandi. Buriya nta mafaranga menshi abaho, nta n'amafaranga make yabaho. Kambanza baho urugero,
wenda namwe muraza no kumbwira muri comment. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga pe, birashoboka. Ashobora kuba afite amafaranga menshi, ariko undi akaba afite makeya, bose consommation zikangana. Wenda mbaye nk'urugero, wenda ngira ngo Mitsingi murayizi. Mitsingi muri quartier igura 1,000. Ariko umuntu ashobora kuba afite amafaranga wenda ari mu rugero, akagenda akajya muri quartier akagura Mitsingi 1,000 akayinywa kandi akanezerwa, yanywa 2, 3, 4, 5 akazungurira nk'uwagiye muri hoteli nawe akanywa ize 5 nawe akazungurira. Bazungurira kimwe kubera ko bose baba banyweye doze zingana. Ariko umuntu akajya kugura ya Mitsingi 1,000, undi akajya kugura petit Mitsingi igura 7,000. Ngira ngo murabizi ko mu mahoteli nta Mitsingi nini bamo. Iyo watse Mitsingi bakuzanira petit. Petit ugasanga igura 7,000. Urumva niba kuzana petit ebyiri ni 15,000. 15,000 ubwo no kuvuga ngo nunywa petit Mitsingi nako nunywa Mitsingi. Urumva niba Mitsingi imwe ari 15,000, nunywa Mitsingi 5. Ubwo uramaze kunywa 75,000. Mu gihe wawe ndari buze kunywa 5 nywaye 5, none se amafaranga umurusha n'ubundi bwo ntibingana. Ararya agafiriti muri quartier karyoshye kandi katese mu mavuta nkayo n'abaguze, kuko nabo ntibagatetse wenda mwisa cyangwa se mu mazi. Anyurwe atahe. Nawe kuba kwanywe ngo ari ifiriti bayatike muri hoteli uyishyira 10,000, we ayishyire amafaranga 500. Mwese ndazanyuze bizagiye ibintu bimwe mugende muryame. Rero nta mafaranga menshi nta amafaranga make ariho. No mu mishinga rero nta mafaranga menshi cyangwa se makeya abaho, ahubwo uko utwaye ibintu byawe niko bikuviramo. Nimba uhembwa 1,000 byawe 50, birashoboka cyane ko wavuga ati uko mpembwa 50, nzamfata 15,000 byonyine zigana 35, nyagura itungo runaka aho mvuka cyangwa se aho ntuye mbashe kuriragiza. Numara kugura amatungo 10, ubwo uzamaze kugura amatungo y'ibihumbi 150, ubwo uzamaze guhembwa nawe inshuro 10. Ibihumbi 150 wibuka ko iryo waguze bwa mbere zaba ari gukora, iryo waguze bwa kabiri zaba ari gukora, iri zaba wenda rikiri muri normal state, ni iryo waguze bwa nyuma. Nukora nuba mu buzima bwawe ufite intego uzagera kuri byinshi, ariko nuba mu buzima bwawe wumva ko ubuzima nyine nkuko bavuga ngo nta gikwe, ngo nta myaka 100, ngo nta burambe, ukaba mu buzima bwawe uzi ko icyambere ari ambiance, ari kugenda ukaryoshya ukabyina ukagira ute ukemeza abantu bose ukagira ute anniversaire yazo ugaserebura mu mafaranga nta kintu ufite ku ruhande. Waserebuye wabanje gukora ubuzima bwawe ukavuga ati inzu narayibonye, imodoka ndayifite, mfite business ishaka kuntungira umuryango, mfite umushinga nshobora gukora nubwo napfa cyangwa se nubwo naba ndwaye, nubwo nafungwa, nubwo najya mu bitaro nkaba ndwaye, business zanjye zaba ziri gutunga umuryango wanjye nayo zintonze. Ugatangira ugaserebura ukajya muri ambiance. Hari igihe tujya mu bintu bitari ngombwa, nkuko nababwiye ngo hari igihe ushaka gufata igihe kinini ukagira umwanya wo gusenga ibyisi ukabyirengagiza, cyangwa se ugafata umwanya w'ibyisi ibyo gusenga ukabyirengagiza. Ntube wafata umwanya byibura rimwe wende usatira Imana yawe, wenda yibwire bimeze gute, kuko twese ko yagera ko ushaka kuba udasenga ariko yohuye n'ibibazo urasenga. Wari uzi ko iyo umujura agiye kwiba mbere yo kugira ngo agende avuga ati Imana njye umfashe, niba wenda ntabwo nzabyongera, ndabizi ababeshya Imana, ariko Imana no umubyeyi bibyumva, ariko arabanza akayitabaza. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo abantu bose bamukwepye, ibitekerezo bye n'ubwenge bwe byerekeza ku Mana. Ariko iyo umuntu ahuye n'ikibazo, hari umuntu ashaka kubwira ikibazo cye akerekeza kuri wa muntu, kubera ko afite umuntu ashobora kuririra. Ariko udafite uwaririra yumva byamurenze, arongera akibuka ya Mana, kumva ko nta wundi muntu ushobora kumwegera asibye Imana. Nimureke rero tureke kumva ko Imana izaza mu gihe dufite ibibazo kurenza, dufite ibibazo byinshi kurenza ibyiza. Mureke tureke kumva ko tuzaha Imana agaciro ari uko twageze mu mazi abira. Imana umwanya uhe n'ubuzima turimo umwanya. Rero akenshi twumva ngo ibyisi abantu barimo barabona ibintu bakidamanza ngo ibyisi ngo nta kintu ngo bimaze, ngo bigize utabifite wabaho gute? Utabifite warya ute? Wabasha kugira ahantu gute? Wabasha kuva muri location mukajya mu yindi mu bihe buryo? Kuma mubeshya abantu, ko muca abantu intege ngo bange gukora. Nimukore ibyisi, tubeho ubuzima bufite intego. Ubona amafaranga make uyabyaza umusaruro, ubona amafaranga menshi uyabyaza umusaruro, ubeho ubuzima bufite intego. Naho nuba amafaranga ukajya kuri peer pressure ngo abantu ngo barambona gute, ngira ngo murabizi namwe mukurikira ikiganiro, uwagufata uyu mwanya tuvugana ku bushobozi bwawe uriho simbuza amafaranga yose ufite, nushaka kuba ufite miliyari 100, nushaka kuba ufite ibihumbi 10, akakongeraho miliyoni 10 akiziguha, umuntu akakubwira ati ngiye kuguha ikizamini ndaziguhaye, ntabikubwire ahubwo ati nguhaye itegeko, ugiye kugenda urugendo rw'isaha ugaruka, ubwo ni amasaha 2, uragenda umara isaha ugenda ujya aho ushaka, nugerayo ugaruke, ntakubwire ntaguhe kondisiyo,
ndakubwiza ukuri wahita utega, nubwo waba usanzwe udatega aho hantu usanzwe uhajya n'amaguru, waba uri mu cyaro waba uri mu mujyi waba uri aho hantu akubwiye kujya wari usanzwe uhajya kandi ukagenda n'amaguru, yaguhaye miliyoni 10 wahita utega. Kandi wagera mu nzira inzara ikakurya, wagera ahantu bari gukora umugati wakumva guhumura kumva urawushatse, wagera ahantu bari kunywa akayoga nawe ukumva akagura agashatsi kandi nta n'inyota wari ufite, kubera amafaranga arongoza. Ariko amafaranga nakongoza ukabara nabi, ubuzima bwawe buzabaho nabi. Amafaranga nakongoza, none se abantu batiziza anniversaire nuko batazi igihe bavukiye? Wibwira ko abantu batiziza anniversaire bose ari uko nta mafaranga bafite yo kuba baka-investinga muri ibyo bintu bya anniversaire nabo bakakora ambiance nk'iyo nawe ukora? Wibwira ko kuba umuntu adakora anniversaire y'imyaka wenda amaze cyangwa se itariki y'amavuko ntabwo ari uko atazi ko yavutse nawe cyangwa se itariki yavukiyeho? Ibyo nta hantu bihuriye. Ikindi kuba umuntu atayikora nta hantu bihuriye no kuba adafite amafaranga yo kuyikora. Ikindi nabwo kuba umuntu atayikoze nta hantu bihuriye no kuba afite amafaranga yo kuyikora. Birashoboka cyane ko ushobora kuba utayikora ariko udafite amafaranga, ariko biranashoboka cyane ko wakanga kuyikora kandi ufite n'amafaranga ariko ku mpamvu z'uko hari ahantu ushaka kugera. Tumenye ubuzima turimo, tureke kugendera ku byo abantu bagize, tureke kumva ko nimba umuntu abonye akazi kamuhemba 400 ngo cyangwa se wenda 800 ngo ikintu cya mbere guhita ajya muri banki agasaba iki, agasaba inguzanyo y'imodoka, agasaba inguzanyo y'iki, sibyo? Tekereza mu buzima bwawe, tekereza mu buryo bufite intego, ureke kuba umuntu w'umwasama, ureke kuba umuntu winjijira aho ngaho, ureke kuba nk'umuntu ugenda utazi yava, ureke kugenda nk'umuntu udafite iyo ujya, ureke kugenda nk'umuntu udafite intego mu buzima bwawe. Baho nk'uko uri, sibyo? Ahubwo ugerageze amahirwe ugize, wenda se ubuzima urimo ugerageze ubyaza umusaruro. Ureke kuza kubaho ngaho nk'umuntu just ugenda gusa umuvinga, utazi iyo uva n'iyo ujya, utazi icyo ukora n'icyo ukora, utazi nushaka kubaho mu buzima kugira ngo abantu bakwemere uzabigitangaza mu bantu, ariko ejo hazaza hawe hazakugaragaza neza ko utari igitangaza kubera ko ntabwo wagize utekereza ejo hazaza. Urashaka kwemerwa n'abantu ariko ntushaka kwemerwa n'iminsi yawe igihe ubuzima uzabumara. Ntushaka no kugira ngo utegure future yawe. Ejo rero nugera muri future yawe izakugaragaza ikwereke ko nta gitangaza kikurimo, kubera ko bwa buzima ugezemo ntabwo gifite za mbaraga zo gukomeza kwemeza abantu. Ya anniversaire uzayireka, usanga umuntu nimba yakoraga anniversaire buri mwaka, ya anniversaire ayivuyemo gizute kirahagaze. Tekereza kuba warakoze anniversaire mwanyangana gatoya, tekereza kuba warakoze wenda anniversaire mu myaka 10 ya mbere cyangwa se 5 ya mbere, kubera ko wari ufite akazi mu mwaka wa 11 akazi kakabura, wamara kukabura, urumva akazi wamara kukabura anniversaire ukayihagarika. None se ba bantu mwakoranye ambiance, ba bantu mwakoranye iki? Uzatestinga neza ko ufite inshuti. Iyo warwaye uzareba abantu bakugeraho, nukora ubukwe uzareba abantu bagutwerera, kandi mwasangiraga, mwagendanaga, mwabyinanaga, mwahamagaranaga, bagutwaraga umwanya. Abantu benshi turi gufata umwanya wacu tukawutesha agaciro, turimo turakora ibintu bitadufitiye inyungu, turimo turakora ibintu bitadufitiye akamaro. Ntabwo turi gutekereza ejo hazaza, ntabwo turi gutekereza ngo ubuzima turimo bumeze gute, ntabwo turi gutekereza ese kubera icyo umuntu avuka akaba yagira imyaka 80. Muri iyo myaka 80 kuki udatekereza ngo nzabaho gute? Kuki nimba ugihumeka utatekereza ko iyo myaka 80 uzayigeraho? Kuki nimba ugihumeka utatekereza ko nawe wenda uzapfa ugize imyaka 50? Utangira utekereza nimba mfite imyaka 20, mu myaka 50 nzayigeraho mu buhe buryo? Ese wenda nubwo navuga ko hari umuntu uzamfasha, nubwo navuga ko hari ubuzima nzajyamo, nubwo wavuga ati wenda uri umukobwa uzashaka umugabo, uwo mugabo nzashaka azamfasha, kuki utatekereza kuki uwo mugabo atamfasha ariko nanjye hari icyo nifashije? Kuki utatekereza ngo wenda mfite data wacu cyangwa se mama wacu cyangwa se mubyara wanjye cyangwa se mfite data ufite ibintu ari gusaza azampa 8 cyangwa se angabirira uruganda? Kuki utatekereza ngo data azampurwa uruganda ariko nanjye hari icyo nifashije? You are joking, urimo uraganira n'abantu, urimo uragira uzarwara ureba bagusura, uzagira ikibazo ubahamagare bose ubabwira ati nahuye n'ikibazo runaka, urebe umuntu ugikemura ikibazo cyawe. Uzagende uhure n'ikintu runaka uhamagare za nshuti ufite, za ambiance zirimo kugutwarira umwanya, zirimo zituma udatekereza, zirimo zituma wishyira mu bibazo, zirimo bituma wigira, zirimo zituma ufata ubuzima urimo ugashaka kubugira ubw'inshuti zawe. Tekereza ko ufashe ubuzima urimo uzamara mu myaka 50 cyangwa se uzasaza, kandi nawe ugomba gusaza wabigizemo uruhare, ukaba uwo mwanya wose wowe hari inshuti zawe.
muhamagarana, musurana, mujya mu birori, mugendana, mutembera, mujya ku mazi, mujya muri piscine, kubera ko mufite ibintu biri kubongoza. Ariko hari igihe uba wibeshye ko abo bantu muri kumwe muri mu kigare kimwe, ariko hakaba hari urimo ari gukora ikigare aje kuruhuka. Birashoboka cyane ko umuntu yakenera kukuvugiraho, wowe utazi ibyo ari byo, cyangwa se agakenera kukuvugira, cyangwa se agakenera ko muhura mukaganira, ariko warangije ibye yamaze gushyira akazi ku ruhande. Muri cya gihe wowe wari uri aho ngaho uri muri ambiance, ngo ndategereje, ngo ntegereje ko umuntu ngo tuvugana, ngo ndi kwitegura ngo tujye guhura n'umuntu, we akaba ari gukora akazi ke, yarangiza akaza kukuruhukiraho, akaza kukumviraho, agatekereza, akavuga ati njye akazi kanjye nakarangije, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu narakoraga, ngo ku cyumweru ndaruhuka, ubuse kuza ngo dusangire, tuganire, twishime, tugire ibintu tuganire. Ibyo birashoboka. Umuntu akaza akagukiniraho, agakinira ku bwonko bwawe, agakinira ku buzima bwawe, kandi akazi ke yakarangije. Ku wa mbere yarakoze, ku wa kabiri arakora, ku wa gatatu arakora, ku wa kane arakora, ku wa gatanu arakora, ku wa gatandatu naho arakora, ku cyumweru kuba akabonye umwanya akakubwira ati vayo, mukicara ku ntebe nawe akicara hariya akakuganiriza, haba hari icyo kurya mukakirya, haba hari icyo kunywa mukakinywa, ariko mu by'ukuri we yakoze ibyaha birangije, wowe uri aho ngaho urasamye. Rero tuba twitekerezaho. Ubuzima turimo nubwo bwaba ari impano, nubwo yaba atari impano, ariko tugomba kubisigasira. Iby'isi tugomba kubyubaha. Na Bibiliya iravuga ngo korera Imana nk'uri butaha uyu munsi, ariko n'iby'isi ubikorere nk'uzayirambamo. Rero nimba ari Bibiliya ibivuga, wowe ukaba uri aho ngaho uri muri ambiance, ukaba uri aho ngaho uri mu joking, my friend, ubuzima buzakubana bubi, ubuzima bwawe buzabiha, uzabaho utishimye, uzabaho utagize ute, kuko uzishima akanya gatoya, ariko utazi kuri mu buyobe. Nushaka kugaruka usanga wakoze rongo tani, wagiye kure cyane ku buryo kugira ngo uzagaruke muri right way, mu nzira nzima, bizagutwara imyaka n'imyaka. Uje kuvuga ngo uzajya kugaruka hahandi uve ya handi wavuye, ujye kugaruka mu nzira nzima, utangire kujya muri ya nzira nziza. Uri gusaza, urinda upfa ubabaye, nupfa abantu bakoteza bashakisha uburyo bashaka bateranya amafaranga bagushakira isandugo, nupfa abantu bagushakire uburyo bashaka igitenge cyangwa se ishuka yo kugira ngo bakuzingiremo baguhambe, nupfa umwana wasigara babaye, nupfa ugira uti. Akenshi hari igihe ubuzima tubamo biterwa n'imibanire cyangwa se n'ubuzima twaciyemo, cyangwa se ukaba warabuze umujyanama, cyangwa se n'inama ukazumva umuntu akazega inyoni akazica amazi. Ubuzima tubamo hari igihe biterwa n'ingaruka z'ibyo twaciyemo, cyangwa se z'ibigare twagiyemo. Ntibiterwe wenda n'imiterere y'isi, ntibiterwe wenda n'ubuyobozi, ntibiterwe se n'abanzi b'igihugu, ntibiterwe n'iki, bigaterwa n'imyitwarire twageze tugira mu buzima bwacu, bikaza kutwafegita, bigatuma tuva muri right way tukajya mu nzira zitari izanyazo. Sinzi nimba ku kantu tukumvikana, ugasanga tubayeho tubabaye, ariko wenda nubwo twaba tuvuga ngo twavutse mu bihugu bikennye cyangwa se twavutse ahantu bigize, ariko byatewe n'imyitwarire twagize, byatewe na bya bigari twagize, byatewe na za fete twakoze, byatewe na bya byo kuvuga ngo kuba maze guhembwa amafaranga ngo bahita bimvanaho nahahiraga njye guhahira muri alimentation, bahita bimvana ahantu nakoreraga njye gukorera wenda n'urugero njye gukorera ahandi, birahita bimvana ahantu nanyweraga akantu njye kunywera muri hoteli, birahita bimvana mu buzima nari ndimo mpita njye gukora fete, njye kwizihiza iminsi y'amavuko, birahita bimvana aho ngaho ntangire kumva yuko umuntu ngo washyingiwe ngomba kumutwerera amafaranga menshi kugira ngo berekane ko ndi umukire, kugira ngo anyiceze imbere, mpite nereka abantu ko ndi igitangaza, njye kugura amamodoka, njye kugura ibiki. Iyo modoka wazigura ahubwo uyiguriye iki? Mu buryo bwo savinga amafaranga, muri kugira ngo bigufashe kugera ku kazi kawe, koko urabona ko ikenewe kubera ko wenda bigukerereza. Ni ihe logic. Njye umuntu akoze ikintu cyari cyose ntabwo ngi blaming, ariko umuntu akoze ikintu kidafite impamvu aba afite ikibazo mu bwonko. Tureke rero kwitwara nk'abantu bari muri ubu buzima ariko budafite icyo bukenera. Tureke kwitwara nk'abantu badakeneye kurya, tureke kwitwara nk'abantu badakeneye kunywa, tureke kwitwara nk'abantu batagize, twitware nk'abantu bafite ubuzima bufite intego, bufite ahantu bushobora kuva bukagira ahantu bugera. Twitware nk'abantu bafite ubuzima bufite intego, ubuzima turimo buzadusaba kurya, buzadusaba kwambara, buzadusaba kugira ute, kandi mbere yuko utekereza ko umuntu azari buza kugura self defense, umuntu ari buza kuguha cya kintu ukeneye, ari buza kuguha ya myambaro, ari buza kuguha ibiryo, ari buza kuguha transport, ari buza kuguhereza ikintu cyose ukeneye, banza utekereza uvuga ati kuki ngiyeyo ntabigiramo uruhare. Uruhare rwanjye ni uruhe? Ku bushobozi mfite, ku mahirwe ngize, ku buryo bumwe cyangwa se ubundi, uruhare rwanjye ni uruhe? Rero twese dufata umwanzuro, ngira ngo mwese ikiganiro cyabaye kirekire mwanacyumvishije. Icyo turi buze gukora mumfashe, namwe musesengura mushyire muri comment. Nimba mwumva hari ikintu navuze ati iki ngiki cyari gikwiye, utanga igitekerezo uvuga ati byose ikintu wavuze byari byo, ariko ahangaha harimo ikosa rimwe cyangwa se rindi, none nanjye mbashe kugira kumenya mvuge ngo iki kintu nagikosora muri ubu buryo cyangwa se nagikora muri ubu buryo. Ariko nabwo tureke kubaho mu buzima budafite intego, tureke kubaho mu buzima butagize icyerekezo,
tureke kubaho mu buzima budafite iyo buva n'iyo bujya. Ubuzima nubwo bwaba ari impano, nubwo yaba atari impano, tureke guha ibintu bimwe umwanya. Kuki turguha umwanya ibintu bya ambiance? Kuki duha umwanya ibintu bya kakawete? Kuki duha umwanya ibintu bya fete? Kuki duha umwanya ibintu byo kugira ute nta kintu twakoze? Cya muri ambiance nibyo. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu nimba wakoze, ku cyumweru ukabona akanya. Hamagara inshuti zawe muganire. Ariko izo inshuti zawe nazo banza ujudginga. Ese inshuti ndi guhamagara nkuko nakoze kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa gatanu nazo zarakoze. Nimba rero zitarakoze, zihamagare uzigire inama. Tureke kuba abantu b'abagome mu buryo tutazi. Tureke kuba abantu banyamwigenda ngo gene narakoze, nari ndi mu kazi n'iki ku cyumweru nabonye akanya, mfite n'amafaranga, mfite ndase n'urugero icyayi cyangwa se inzoga runaka cyangwa se ibiryo runaka, muze dusangire, uzi kuri gukinira ku buzima bw'abantu. N'iki ngicyo ni icyaha kubemera Imana, kuko urimo urakoresha tirishari. Rero urumva navuga ibintu byinshi, ariko wenda reka dusoreze ahangaha. Urumva uri bugire igitekerezo cyangwa se uri bukeneye gutanga comment cyangwa se uri bukeneye inyunganizi, uri bumve afite ikintu ashobora kumbaza, ushobora kumbaza wenda ukoresheje nimero yanjye ni uguteranya 250 karindwi umunani umunani 96 76 81 cyangwa se 078 96 76 81. Wampamagara tukaganira, tukagira ibintu dutekereza. Ariko nabwo tureke kumva ko tuzakira ibintu tutazi iyo byavuye tutabikoreye. Kandi tureke no kumva ko abakire bose ari ibisambo. Tureke no kumva ko abakene bose ari ibisambo. Tureke no kumva ko abakire bose ari abagome. Tureke no kumva ko abakene bose ari abagome. Ahubwo twumve ko umuntu ageze ku bintu, hari uwabigezeho yabiruhiye, hari uwabigezeho yirengagije ibintu runaka. Unizere ko rero mwaryohewe n'ikiganiro. Turi kumwe. Bye bye.